kiza kujya muri yasuka yanjye yakutse se numva aje ndazinduka muri mani byanze bikunze ni haramo kumucyo Donatira mugore wanjye karame mugabo nkunda Ushirere yasuka hafi ndabona igihatwe cyo maze kugitunganya ndashaka kuzinduka mu murima turashaka wa murimo wacu w'ibijumba turashaka kumya kubiteramo icara mubwire nziza ye kumira n'ingurukira komeza amafi yawe ni ufata wata kano gatebe nako ese wazangura agatebe kanini nimba n'amafaranga nzakakugurira rega uri kurya cyane wabaye munini kanana so ngameze ariko tuhagaze neza cyane tunatura umugore wanjye rero karame mugabo uribuka ko nakubwiye ko tugomba guteganyiriza abana bacu ejo heza hazaza ubundi se twavuganye ko tuzogomba kuzara abana babiri gusa wari wabihindura ni babiri bariya nibo bombi tubateganyirize azagera ejo heza hazaza maze iminsi ndeba ababyeyi bafite abana bakeya kuntu babateganyirije abana bameze neza cyane cyane natwe tugomba kwigira kuri bo n'ababyeyi kandi basaza si mpamvu se ubona itoto n'itoto kano gatebe ahubwo ejo uzaba uri kwicara birime zabaye mawe rero ngiye kwa Karekezi ngiye kumwishyuza ya mafaranga yansigaye mubwo twamuhingiraga wa murima ubwo ibindi naha nimugoroba maze rero nibuke ko tugomba no gufunguza konti ntabwo twateganyiriza abana tudafunguje konti ngo tujye urwo tubonye dushyiraho siko bimeze amafaranga agira impfu nyinshi ibyo uvuga nibyo tugomba gufunguza konti kugira ngo umuhigo twihaye tuwugereho wo guteganyiriza abana bacu genda nyaruka yego nyaruka ugasanga nanjye amaze gushyushya bya biryo tabuke udasanga bihoze ndiyo ko Karekezi ndamusangayo ariko ajari yambwiye ko n'aya masaha azaba ari mu rugo reka ndebe ko n'aya mafaranga yamba tukajyana kuri konti yewe amasaha ni se yo iyi niyo tujya turiraho reka bari bashyira hejuru hanyuma tuno tuvuta Donati nzanira suka yanjye aho ngaho kandi utebuke nawe usange mu murima yego mugabo mwiza ndaje umva mata ndakumva rero nubwo tugiye mu murima ubiye ko tugomba gutaha kare tukafunguza konti ibyo ndanyirwa rufaranga ibyo ndabizirikana ahubwo nanjye ndebe ufunguzo nkinge ndaje turihuta tudasanga bakinze numvise ko izo banki zisigaye zifunga kare ariko uranyumva utese erega ntega amatwi ndakumva ye ubona aho nhereye nkubwira ngo dufate ifumbire mvaruganda ntubyumva ukavunira ibiti mu matwi ngaho reba iki kigo ubuse twarahinze reba iki ngiki waroye urabishyira amatungo se niyo nahingiye amatungo afite ubwatsi bwabyo nateye urubingo ibigori n'ibyanjye umurima wa kera iyi murima ni wa kera ku bwa sogokuru kera yitwaga Karamata tugomba guhindura imyumvire ni wa kera cyane uyu murima ntabwo babarira ntega amatwi tugomba guhindura imyumvire n'imikorere reba ariya si kwa se karahennye warebye ibigori afite ngwino nkwereke ntiduhana ibibi ati uvuga abanza ari byo koko mu murima nawe ko nzi ko ari uwa kera wowe ukaba urimo imyaka abibona igihetse bibiri igihetse bitatu ngaho gereranya n'iki cyawe dawe none mwese Donatira mugore mwiza twakora iki ngo natwe tubone imyaka nk'iyi ngiyi koko ubu kuko uratinyuka ukambaza icyo tugoye gukora none se ahubwo nkubaze ubu bakoze iki mpamvu ndi kukugira ngo tujye inama se turebe icyo twakora natwe tubone imyaka nk'iyi nyine wowe ukubona bakoze iki ubutaka bwabo ntibushaje reka si ukudasaza
aba bantu bumvira gahunda za leta neza kandi amanama tujya tuyajyamo ariko hari igihe twirengagiza ibyo bavuze. Tugomba gushaka ifumbire mvaruganda kandi umuntu ariyandikisha akazishyura buhoro buhoro bakaduha n'ibigori byiza bigezweho. Ibiryo bya kera byo kubwa ba mama ntabwo imbuto ikigezweho. umva mugore wanjye wivunika ya mafaranga Karekezi yanyishyuye aho kuyajya mbere yo ayo tujyana kuri konti tubanze tuvane ha iyo fumbire. Reka wicurika ibintu twavuze ko tugomba guteganyiriza abana tugatangira umushinga wo kubateganyiriza kuri ariya mafaranga. Tukajya uhindagurika ni bibi cyane bituma udashyika ku ntego wihaye. Uri kumva tugomba gukorera ku ntego, tugomba gukorera ku mihigo. Ariya mafaranga naho guteganyiriza abana nandi tuzajya tubona ibijyanye n'ifumbire bahitanga buhoro buhoro. Rero si ngombwa kuyitugura, uragenda ukiyandikisha bakajya baguha ukishyura buhoro buhoro. Twavunura urwagwa igurudu tugurishije tukavanaho icya kabiri cy'amafaranga tubonye tukagura ifumbire, ikindi cya kabiri kuri konti. Ukubyumva neza kuko tutabikoze dutyo ntabwo intego twayigeraho. Wivunika ibyo biroroshye niba bayitanga umuntu adafite amafaranga uwo mwanya ukishyura buhoro buhoro. Ibyo biroroshye ahubwo siko ugiye kwiyandikisha natwe utaha tuzareko twabona imyaka myinshi. Nkunda kutandushya ntabwo nakoze mugabo mwiza natwe twaduhuringa nuko reka nkomereze hariya naringeze vuba ndabona. Mwaramutse. Yego. Zabakirana. Nukobaye. Yego. Ntabwo abaye naba ariko mwana yanjye nyagasani. Byaciyemo. Niko. Byaciyemo nyine. Karame. ninde uri mutangari Gwe murebe zabakirana. Aradukiranye uyu mwana wacu ariko ni nabyiza. Yewe uraho nzabakira. Komeye mata. Bravo. Yaje arakana. Urakomeye. Mwaka mushya muhire. Yewe nuko wangariye. Karibu. Caraciyemo bimeze neza. Karibu. Bimeze neza rwose. Cyaro umujyi ni umujyi koko. Cyaro ni kibiko. Yewe ni mwicaye hano. Musijya kwako gatebe. Tugeze byemera umujyi ni umujyi. Ahubwo ngewe ndumiwe. Zabakira. Ibiro pimo urabizi. Ndabizi da ntabwo baba mu mujyi utabizi ibiro. Yewe umujyi ni umujyi ni buri mwanya hatambuka abantu bapimisha abari business nyinshi cyane. Yewe umujyi ni umujyi umva ki. Hasi ukora Ati nayigera ntakora ikigo kigeremo. Ahubwo se ugize ngo sinabyo byari bensanye. Kagira inkuru. Urabona njye cyagiye ngiye muri famille nyine. Bahise bansubiza kwiga ubu ngubu ndiga ariko bagiye hanze. Rero bambwiye ngo nze nshaka umuntu tuzatugumana mu rugo igenda hari agasigara. Ibyo byari binzanye nyine kugira ngo singiye i Kigali. Uragenda rukuri. Niba bikuzanye. Nanjye kubaza nimba Ntihagire n'umuntu ureba ndahari nuko. Donati. Sasigara ku nzu umugore wanjye. Waruka nugera muri nyumba. Abakiriya bose bararuka. Nagasaruka n'umuntu mukuru. Umutima woroshye. Umutima wanjye ndashaje. Umutima wanjye warakomeye. Zabakira. Uzanye inkuru nziza. Kora. Ahubwo ni ukwitegura nyine mu gitondo nubwo turi buzamuke. Yewe reka mu mesero uraza hariya mu rugo uransanga mu rugo nyine tuhita tumanuka. Amatike ntagire ikibazo ndagutegera nawe. Urakoze cyane nta mazimano dufite muri hangana mwana wanjye. Rero kamanuke. Urakoze ugize neza. Nuko murakoze. Uramuzagenda niyaryari. Nuko murakoze. Mu gitondo saa 10 Nuko murakoze cyane. Aransanga mu rugo hariya hepfo. Turatugenda. Nuko Matayo. Ndakumva mugore mwiza. Twabishije nziza ugiye kujya i Kigali ni byiza ariko ndagira ngo ngusabe ikintu kimwe gusa cyonyine. Ndagusaba ikintu kimwe kitagira icya kabiri. Kimwe gusa? Kimwe nta kibazo, bitatu nibyo ntashobora. Hoya ni kimwe. Urabizi ko twabanye dukundanye. Ndabizi. Biza n'uyu munsi. Agatotsi karaza mu rukundo rwacu. Ntanakazaza. Oya byumve umujyi ni umujyi. Kuba ugiye mu mujyi rero. Umujyi ugira ibyawo. By'umwihariko ukagira abakobwa beza. N'abagore beza. Yego ni beza ariko ngo aba bantu beza koko.
ubwo icyo ngira ngo ngusabe rero ni uko utazanca inyuma. Turiya dukobwa tw'amabere agihagaze, abagore beza bazi gusiga n'iminwa bagashyitsa n'ibitsike hano, ntibazakurarure mugabo wanjye. Urabinyemereye ni icyo cyonyine. Umva Donatira mugore wanjye, Guteze yombi. uzi ko ngukunda. Iyi nkuru nziza tubonye duhawe n'uriya mwana uvuye i Kigali, humura wigira impungenge. Donati, ninde mukobwa wanyemera n'iyi misatsi ibiri ubona? Aha, ibyo gukwemera by'ubishyire ku ruhande. Reka Wigira byose impungenge. birashoboka. Ngiye kugenda, nzamara amezi aya 2. Nimara amezi 2 nzaza kukureba. Urakoze cyane. Nzaza kukureba. Umve ko ugiye kujya usigara ku rugo ukamenya imitungo y'abo bantu, sibyo? Iyo umuntu ari mu rugo wenyine n'ibishuko bishobora kuba byinshi. Ubwo rero ndabigusabye kugenda ugira ubwenge cyane cyane ubw'umutima. Umenya aho dusize, nanjye nzagerageza. Ndacyafite imbaraga, ibikorwa dusigiye si bikeya. Abana bo nzabafata neza, nzabatwara neza ku buryo batazasubira inyuma, nta kibazo bazagira. Maze rero nawe ugende uzi nyine ko usize abantu, mbese ugiye kudufasha kubaho. Ikindi nifuza nuko mu bihe biri imbere mbese uko ufite intego y'uko natwe uzatujyana i Kigali, dore sindahagera. Humura, icyo mparanira ni kimwe, nuko nimara amezi aya 2 nzaza njye n'umuryango wanjye mwese tujye natwe tujye kuba i Kigali, tujye kubona ku byiza abandi babonye. Ukore neza ni ukuri. Nicyo nkwijeje umugore wanjye. Nzagumya nanjye gukunda, humura nanjye sinzaguca inyuma. Nuko Urakoze cyane. Ibyo ndabikwijeje umugore wanjye. Urakoze. Ariko mana Domitira yambaye imbuto nziza. Yewe, byomye ndaba mbikuyeho. Ariko se mana Matayo nawe sinamenye ibye. Twavuganye ko nyuma y'amezi 2 azabaje. None subu agomba kuba sinzi nimba n'amasezerano twagiranye azayubahiriza. Matayo we ntaga telefone ngira ngo muhamagare, nta nubwo nanyandikira nibura. Ubuse imodoka nyambona zihora ziva i Kigali yabuze. Nuwambera agapapuro ngo mbwira uko amerewe. Hano we abana banjye si ariko ntacyo zabarwarwanaho tu, ntacyo bazaba. Ariko nyine sinzi nimba ari ubuhoro pe aho yagiye. Nawe ibishyimbo nabyo ndimo birera, imbuto ari nziza koko nziza. Preview. Ndabona mu mujyi umaze kuhamenyera. Umujyi umaze kuhamenyera. Uzabakirana udupira nk'utungutu. Uzabakirana urusetsa rwose. Ariko se waba muri Kigali ubuhangayitse, urya neza, uroga, nta stress mu mutwe kugaragara pe. Nuko noneho wa musiza kukureba iri epfo bwa mbere mu cyaro. Pataroro wambaye igikoti, ko none kwambara udupira kusukumeza nk'umusore utamenya ko uri umugabo. ahubwo mu minsi iri imbere cyurandeba urumva. Minsi iri imbere Ndi kubibona rwose, ndi kubona umeze neza. Minsi iri imbere ese wamenye ibyabaye? Kimwe ndahari umuntu wambwiye ngo niko kuri kumira neza cyane. Ahubwo Matata utangiye kwivanga mu bakobwa b'i Kigali. Abakobwa b'i Kigali bari baba gushaka kukurya amafaranga. ntabwo nzabura kuvugisha. Ese nzamuvugisha nanjye? Tubavugisha wenda nk'umwana wawe. Urabona abakobwa batari mwiza nce bose nabona muri mu kigero kimwe. Ntawe n'umwe bose n'abana. Nyamuneka Matage witonda. Ubona n'abana ariko barakuze. Bashaka umugore wazarura n'inge azabishyiraho nitugera subiririye. Ntabwo niwe azabishyiraho ariko nta mwana uzamugisha ngo mbere kumuvugisha. Byo baganiriza wenda nk'umuntu w'umupapa nyine baganiriza bagira inama, ariko ibintu byo kubatereta tuzakurikirira amajipo ziba birimo munsi. Mbona yambaye ubujipo bugera ariko iba birimo.
bazije ugasanga uranduye aramutse agukunda cyane wabigenza gute? agukunda nta muntu ufite umugore ugukunda mwiza ntacyo abaye ntaboneka jya utuza usasanga umugore wawe nugira amahirwe no bigacamo uzamuzane nawe yibera i Kigali yarageze i Kigali nawe yasirimuka akamera neza uretse ko umwana nzamuha ifoto yanjye nzayimuhe cyangwa nzamwihorere? uzayimushyira numanuka vuba ntitujyayo nzamwihorere bumuretse wowe azakubona azishima ntacyo gusa abakobwa aho cyakora benshi bari kumbwira ati ejo ntabwo bari baje kundeba hamwe bashaka gukora ajya kungurira akantu bagira n'amafaranga hari ababa bayafite nyine abakobwa bino bose akenshi usanga ubu twese n'umutangiye umuntu yakubwira ngo ajye kukugurira akantu ntabwo wabyanga nabo none se ntabwo shaka ngende nyine usigare mu rugo ubona bari kunshaka saa ngaho genda sawa ubwo uragomba mu rugo nyine nanjye ukongera abona zabakirana ko zabakirana hose umwana azamvugisha mbere kumuvugisha aya zamuvugisha ntabwo natojwe kuba ikidumu